Yesu ashimwe. Isabato nziza kuri mwese. Reka dushime Imana muri kino gitondo cy'umugisha yadushoboje kuramuka, kandi mbararikire kuba mwahugukira kumva icyigisho cya kino gitondo, icyigisho cy'inama ku mirire n'ibyo kurya, aho uyu munsi turi ku gice cya 16 kitubwira ngo ibigo mbonezamirire, aho uyu munsi tugiye kureba ingingo ikomeye cyane ivuga ngo ibiyobyabwenge bisindisha ntibigomba gufungurirwa abantu, ndetse n'indi ngingo ivuga ngo ibyo kurya biteguwe mu buryo buteye ipfa. Ni ibintu bibiri tugiye guhuza twumva icyo Imana itubwira binyuze mu muhanuzikazi Ellen G. White. Yaranditse aravuga ngo ntitwubaka ibigo by'ubuzima kugira ngo bibe amahoteli. Oya, mu bigo byacu by'ubuzima tuhakirira gusa abantu bifuza gukurikiza amabwiriza nyakuri, abemera ibyo kurya tubasha kubategurira. Tubaye twemereye abarwayi kubonera mu byumba bacumbikamo ibiyobyabwenge cyangwa se ibinyobwa bisindisha, cyangwa tukabagaburira inyama, ntitwaba tubahaye ubufasha bakwiriye kubona igihe baje mu bigo byacu. Tugomba kumenyekanisha ko amahame yacu atemera ko bene ibyo bintu bikoreshwa mu bigo byacu na za resitora zacu zirangwa n'isuku. Mbese icyifuzo cyacu si uko bagenzi bacu bagira imibereho izirana n'uburwayi ndetse n'ubumuga, kandi bagashimishwa n'ubuzima bwuzuye imbaraga? Nuko rero nimureke tube abanyakuri ku mahame yacu, nk'uko urushinge rwa busole ruhora rwerekana amajyaruguru. Iyi ndumva ari ingingo yumvikana neza. Ntabwo resitora zacu, ntabwo ibigo byacu mbonezamirire, ntabwo even n'amavuriro ari amahoteli aho umuntu aza akaba yabona inzoga, akabona ibisindisha, ikawa, icyayi, inyama, kimwe n'ibindi. Uyu munsi ndumva icyo gisobanutse. Reka dusoreze kuri iyi ngingo ivuga ngo ibyo kurya biteguwe mu buryo buteye ipfa. Ni ingingo ya 440. Ntidushobora kwemeza abantu b'isi amahame yacu y'ivugurura ry'ubuzima uwo mwanya. Bityo rero ntitugomba gutsimbarara mu gihe dushyiraho amategeko y'imirire ku barwayi. Igihe abarwayi baturutse hanze bagana ibigo byacu, bagomba kubahiriza imirire inyuranye n'iyo bari bamenyereye, kugira ngo bagende bumva impinduka buhoro buhoro, bakabona uburyo bwiza cyane bwo guteka ibyo kurya bukurikije amahame y'ubuzima mbonera, kandi babone ko ameza yateguwe ibyo kurya mu buryo buteye ipfa n'amatsiko. Abatanga amafaranga yo kwishyura icumbi n'imiti bakwiriye guhabwa ibyo kurya byateguwe neza cyane. Impamvu irumvikana: iyo abarwayi batabonye inyama, umubiri ugerwamo n'impinduka, ukumva umeze nk'uwacitse intege, maze abarwayi bagakenera ibyiyongera ku mirire yabo. Ibyo kurya bategurirwa bikwiriye kuba biteguye ku buryo biteye ipfa kandi bikaryohera ijisho. Ntihazagire uwihenda ngo yuve guteka ibyo kurya bibishye, ibyo kurya bitagaragarira amaso yuko bisa neza, ibyo kurya bidateye ipfa. Ntabwo ubwo ari ubugorozi mu by'ubuzima. Imana irifuza ko ibyo kurya duteka biba biteye ipfa, dutegura ku meza yacu, kandi n'ubibonye ku jisho akabona bibereye ijisho. Reka rero Imana ibagirire neza muri uyu munsi w'isabato. Amahoro Imana itanga
yabasesekazeho, nibyo mbasabira kandi nanjye ngisabira mu izina rya Yesu, amen.